Hello guys, ibihe byiza ku bantu bose badukurikiye ndetse nawe uduteza amatwi turagusuje cyane. Tukwifuriza amahoro y'Imana, ishya n'ihirwe ndetse n'ibyo tukubwira ngo ugire ibihe byiza. Umunsi wa none tukaba tugiye kugezaho ubusobanuro bw'izina Kezia cyangwa se Kesia nk'uko benshi bajya babisoma mu buryo bugiye butandukanye, ariko bikaba bifite ibisobanuro cyangwa se inyito imwe mu buryo tugiye gusobanuramo. Tunarushaho gusuza rero abantu bose bafite iri zina Kezia cyangwa se Kesia bitewe no kubisoma. Ngiye tugiye kubana muri kiganiro nitwa Silas Maker. This is Silas Maker Entertainment. Niba ukiri mushya kuri subscribe twiyunga hanyuma dukomezanye. Nawe twandike muri comment izina ryawe ushaka twagusobanura ubutatu uzarihereho. Ubusanzwe izina Kezia rikomoka muri Bibiliya ndetse no mu rurimi rw'Igiheburayo Hebrew. Kandi izina Kesia rikaba risobanura ibintu byiza kandi bifite impumuro nziza kuko rifitanye isano n'igiti cyitwa Cassia. Cyakoreshwaga kandi nk'umubavu ndetse n'umuti wa kera. Dore kandi bimwe mu bisobanuro by'iri zina Kesia cyangwa se Kezia. Umuntu mwiza kandi w'igikundiro niwe witwa Kezia. Kezia ni umuntu ufite umutima mwiza, ni umuntu uhumuriza abandi kandi ni umuntu uzana amahoro ndetse n'ibyishimo. Hari aho bandika iri zina nka Kezia cyangwa se Kezia. Nanone imico ikunze kugaragara ku bantu bitwa ba Kezia cyangwa se ba Kesia. Akenshi abantu bitwa ba Kezia bakunze kuvugaho ibintu bikurikira. Icyambere, Kezia akunda kugira urugwiro ndetse no gukunda abantu. Akunda kugira impuhwe ndetse n'urukundo, kuba ari umunyabwenge kandi akaba atekereza cyane. Akunda kuba akunda isuku ndetse akunda n'ibintu byiza. Akunda kugira icyizere ndetse no kwigirira icyizere. Kuba azi gukemura ibibazo mu mahoro. Dore kandi ibyamamare bifite cyangwa se byitwa iri zina cyangwa se byigeze kwitwa iri zina Kezia. Dore kandi bamwe mu bantu bazwi bari bafite cyangwa se bafite iri zina Kezia. Hari ubita Kezia Dujare. Uyu Kezia Dujare kandi ni umunyapolitike wo muri Scotland. Hakaba uwo bita Kezia Gill. Kuri kabiri rero uyu Kezia Gill ni umuririmbyi wo mu Bwongereza. Hakaza kuri nimero ya gatatu uwo bita Kezia Blows. Uyu Kezia Blows ni umukinnyi wa filime ndetse n'amakinamico. Kandi ku mwanya wa kane turahasanga uwo bita Kezia Wallow. Uyu Kezia Wallow ni umunyamideli wabaye Miss mu gihugu cya Indonesia. Sawa guy, ndakeka nawe witwa Kezia wiyumvishe kandi tunarushaho gusuhuza ndetse no kwifuriza ibihe byiza umuntu wese ufite iri zina. Niba uri umubyeyi ufite umwana witwa Kezia, turagusuhuje. Niba uri umwana ufite umubyeyi witwa Kezia, turakubwira ngo tuguteye peace nawe. Kandi nawe utitwa iryo zina tumaje gusobanura Kezia ukaba ufite irindi ushaka kumenya ariko utazi ibisobanuro byaryo, twandikira hasi muri comment. Hanyuma ejo tuzakubwire cyangwa se ejo bundi ngo ibisobanuro by'izina ryawe dore nibi. Iyi ngiyi ni Silas Maker Entertainment. Niba bushyashya kora subscribe, ufungure inzogera na ukore like, wibuke gusharinga inshuti zawe kugira ngo iyi video igere kure. Ibiganiro byacu ni ngoza cyo runakagaruka. Ciao ciao.